tugusanze ku ifamu yawe. Isiro yangu racyari yanjye ngo baragurishije. Watubwiye ko mu by'ukuri aha hantu nkuko turi kuhareba aha naho haguzwe amafaranga miliyoni 20. Njewe ubundi kugeza ubu sinavuga ngo nizo. Ntago nzi uko haguzwe no haguzwe sinavuga ngo ndamuzi. Buriya nyine nakubwiza ukuri mfite n'inshuti zakagombye kugura naho hantu. N'abana ntago nari kubura umwana wakaguze. Ariko niba kubwira ko nibura abana mwati dore turagurishije. Nari guhamagara niba no mu nshuti n'abana nkagurisha ariko nabo bahari. Ukagurisha bahari. None se ubu wabaza rwose unabajije hari umwana nibura bahumagaye mu bana mfite abana 5. Bamubwira bati tugiye kugurisha mwaso. Ese twakuriye mu bana yenda no kujya mu baturage ko abaturage burya umuntu wenda ashobora no kubutabasha kwagura n'abana ntago bazi ayo makuru benshi hafi yose ntago bayazi kugeza uyu munsi rero nakubwira ko muri ibi bintu nibura nta n'ikintu nigeze nsinyira ngo mvuge ngo ndabyemera kuko ngiye ntago wagurisha ngo ugurishe mwanjye ntasinye icyo kintu ntanacyemera ndarenganywa ari ukuva aho ntuye aho data yari yarampaye nararenganye ari naho maboko yaduhaye naho ndaharenganira naho naguze naho ndaharenganira yego kubera ko ndakubwiza ukuri nta hantu twigeze niba tujya no mu baturage n'uwo mugore yena ngo bumve ibyacu ariko nageze aho mu rukiko yandegaga nsanga bandikamo ngo inzego zose ngo zirabizi ngo nizo zabibagejejeho. Bivugwa yuko nta buyobozi butazi iki kibazo cyane. Ari mu isibo, ari mu mugoro w'ababyeyi, ari mu mudugudu, ari mu kagari, ari mu murenge, nta twigeze niba nge nawe twishira ngo bumve ibyanjye nawe. Andegeye ndavuga ati umugabo yankoreye ibi, nagize mvuye nanjye yankoreye ibi, nta ntuye twicara. Ukumva rero kurenganywa, ndenganywa n'amafaranga avahe mwanjye. Ngicyo nifuza nuko narenganurwa. Kandi n'abana banjye nabo bakarenganurwa kugira ngo nabo bagira agaciro k'umunyarwanda. Erega n'amahano yangezeho wa muntu we burya. Ibi bintu ko numva birimo amayobera matagatifu. Ese ujya mu matagatifu. Ni amayobera mabi. Matagatifu ikintu cy'igitagatifu. Ntago umugore n'umugabo bashakanye banakuze. Bagera igihe nta gihe kinini tumaranye. Ntago umugore avuga ngo ngeyeho nsubiye iwacu. Ashaje atabongiye kugurisha. Urumva ko ntago yaraje gushaka umugabo. Ntiyari gushaka n'urugo. Ntabwo ko yari yaje gushaka umutungo. Ibi bintu byose ubundi bikorwa hari inzego zibanze zirabizi. Zitabimenya wagurisha ahantu nk'umuntu ari aho uyobora ntubimenye. Ubu warabizi. Inzego zose zibanze zirabizi. Zose zirabizi ko buri sinavuga ko n'umunenge utabizi. Ko niba bivuye hasi bigenda bizamuka. Bikagera no hejuru. Urumva ko bakora ko n'amafaranga bagurishije ngo agiye muri ministeri. Ngo nibo bayabizi. Urumva rero izo inzego nyinshi zirabizi ibingibi. Ahubwo ubu cyo nasaba. Ngewe ndatabaza President wa Republika kugira ngo nukuri nawe ibi bintu bimugereho. Ese ugereranyije ubutaka bwawe bwose numva hari bari kuteza cyamunara bufite nk'agaciro kangana iki bwose kubera ko ni harimo ibyangombwa birenga 40. Nibura byagara hejuru ya miliyoni nibura 600 na 400. Byose ibiri mu Mutara ibiri Kigali ibiri Kigali mu Mutara n'Ubugesera biriyo. Ibyo byose ni cyamunara. Ni cyamunara kandi Bugeseraho na ahantu naguze ataranahagera. Hari ahantu haba haratejwe cyamunara bakagurishwa neza burundu utagifitiyeho uburenganzira. Mu hefa aho ntuye ku Murindi. Aho ngaho ncumbitse nago ntuye ko mbahanze. Muri cya kiraro. Hariya ku Murindi aho mba munka. Ngo hagurishwe birarangira. Kandi ikibabaje sinibaza ukuntu umuyobozi w'umudugudu n'uwisibo batazi ibyo bintu. N'uwakagari n'uwo mu murenge. Ibyo bintu bakaba batabizi. Ubwo nkaba nsaba kugira ngo President wa Republika wose amfashe umubyeyi arebe ko ndimo kurenganya kandi ndenganywa n'abantu bakombye kumpagararira. Nkaba nsaba kugira ngo ndenganurwe President wa Republika ababaze
nukuri buriya ngewe hari icyo nenga polisi ya hano muri Kigali ndayinenga kubona iza simpare ntibananteguje ntibambwe ngo tuzakora iki bakaza bakinjira mu mutungo wanjye bagasahura bakajugunya hanze imvura yaraguye wowe ukuntu ari nambaye n'ubu ngubu urabona uko nambaye sinaguye kwambara guhenda umuntu w'umusaza baza kugusora baraguteguje ntawe ugize ambwira na rimwe ko nge nigeze no kujya kuri polisi hariya i Remera ngezeyo umupolisi arambwira ngo iwawe ngo dufite uburenganzira bwo kuza kugusora ngo ukavamo. Nanone mbahaye ikaze abadukurikiye mwese ndizira ko meze neza mu bice byose muherereyemo ni mu kiganiro n'ubundi byagenze gute. Twagarutse rero ku nkuru ya wa musaza wo ku Murindi umwe bita Eliodori umwe duherutse guhostinga mu minsi yashize avuga yuko ari kurenganywa n'umugore we abifashijwemo n'umuhesha w'inkiko. Aha mureba ni kundi mutungo w'uyu musaza muri kureba aha hose muri kureba niwe ni intambwe nkeya uvuye hari hantu atuye. Ibi byose muri kureba ni kuri no musaza. Aha rero tukaba tuje kumva uko byagenze kugira ngo bahagenere miliyoni 20 kandi n'ubutaka butoya butangana na hahandi twavuye urumva ko bahageneye agaciro kangana. Twagiye nkuko muri kugenda mubibona aha hose musaza yatubwiye yuko uyu muhanda ari we wabuciyemo mbere urabona ko ari umuhanda munini cyane ufite metero 9. Atubwira yuko rero ahangaha ari hahandi kuri bya biraro by'ingurube ngo barekuye ingurube barazirekura ngo zirigendera. Umusaza arazibura. Dukomeje kumirwa rero mu by'ukuri turibaza nkatwe abanyarwanda uko byagenze. Ibi bintu niba nta manyanga arimo cyangwa se nta kindi kintu kibyihishe inyuma turashaka kumenya ukuri kwabyo. Ese uyu musaza ararengana nkuko ari kubivuga cyangwa ni uri kubeshya? Tuzajya tubereka akantu ku kandi kugira ngo natwe mudufashe gusobanukirwa. Muraho neza? Muraho yemwe? Muraho? Ko ndi kubaramutsa ntimunsubize. Uraho neza mubyeyi? Amakuru yawe? Tuhasanze umubyeyi rero n'iyi nzu muri kureba ni uyu musaza nkuko nagiye mbibereka. Duhasanze uyu mubyeyi ari we ibyo byose byabaye ari kureba. Reka tumubaze uko byagenze. Mubyeyi amakuru? Umeze neza? Reka ngufatire nta kibazo. Tugeze ahangaha rero mu rugo rw'uno musaza. Jewe nari mvuye guhinga. Witwa nde? Wingabire. Aha ngaha ni kwande? Kwa Mbigaye. Irindi? Ni Janzi gusa. Eliodori. Uhamaze igihe kingana iki uhaba? Umwaka wari urenga. Jewe navuye guhinga mu kugera hano nsanga imodoka zigagazana ku muhanda. Ndangije nsanga ingurube iparitse hano kuntu zagaziritse hano. Ingurube? Ubwo ngenuza garasenye gamaje gusenya umupolisi mwarambira ati iyi ngurube yicunge. Ubwo gahise gagenda nanje ingurube ndayicunga cye mu gitondo mbigaza kuyifata. Basenye hehe? Ikira cy'ingurube inyuma. Niho honyine hasenywe? Ni nuza n'inzugi gazikuyemo. Muri byo kutwereka ahantu basenye. Reka tugende uyu mubyeyi atwereke aho basenye. Ubu rugi barukuyemo? Barukuyemo. Urugi ruri hehe? Bararutwaye. Barasenye inzugi barazikorera? Nuru bararutwaye. Urunguru. Nago bararutwaye akaye kari hano niko kegetse mu nzu. Urugi rwari ruhande rwari metalike? Oya. Rwari urugi rumeze mbese ng'icyugi. Murabona ko ahangaha mu by'ukuri nta rugi rurimo nkuko umusaza agiye atubwira yuko hano baje bagasenya inzugi. Ni kigaragara ko nyine inzugi barazisenye barazitwara cyangwa inzugi nazo zagiye muri cyamunara. Oya ntago mbizi nzi yuko gatwaye inzugi ebyiri akandi kare kegetse mu nzu. Ahandi ni he basenye?
base ahangaha naho hari ikiraro cyari ikiraro ariko nyine cyari icya muzehe ahantu yaratishije ariko nyiracyo niwe wagisenye. ahandi basenye ni hehe? Ni ahangaha. aha hano hari ikiraro kingana gite? hari harimo ibyumba bitatu. ikiraro cy'ibyumba bitatu. yego muze uraho neza? tugusanze ku ifamu yawe. Isiro yangu uracyari yanjye oya ngo baragurishije. umusaza Iliyodori uraho neza? muraho amakuru y'iminsi ntabwo ari shyashya. mburiya amakuru aba meza ariko umuntu atuje ariko idatuje burya ntabwo amakuru aba ari meza. yego tugusanze ku ifamu yawe urimo urareba aho ikiraro cyawe cyahoze, ikiraro cy'amatungo yawe. habagamo ingurube. buriya nari mfite n'abavandimwe nashyize hariya hirya bashyira nabo izabo ngurube. buriya byose nta na kimwe gihari. ahangaha niwe watubwiye basenye ingurube barangiza bakazirekura. barashenye barangije barazirekura, imwe yarabuze habonetse ndimo. yego watubwiye ko mu by'ukuri aha hantu nk'uko turi kuhareba aha naho haguzwe amafaranga miliyoni 20. njyewe ubundi kugeza ubu sinavuga ngo nizo kuko iyo mbimenya ko arizo ntabwo wagura ahantu miliyoni 20 ahantu umuntu ngo noneho utazi ko haguzwe, nibura iyo mba nzi ko haguzwe nari kuvuga ese nta wundi muntu urabasha no kuhagura. ntabwo nzi ko haguzwe, n'uhaguzwe sinavuga ngo ndamuzi. amakuru turi kugenda twumva amakuru bivuga yuko ngo muzehe ngo niwe wanze ubwumvikane. ikindi abantu baribaza bati se uyu musaza kubera iki atigeze byibura abanza gukuraho 50% y'abana ya wa mugore wawe witabye Imana? kuki ibi bintu utigeze ubitekerezaho mbere cyangwa ubikore mbere utarizera umuntu? kubera buriya ubuzima umuntu aba yarabayemo rwose numvaga ko nta ribi rihari. naraje ko burya ngiye nakwe ko narafura rimfunzwe buriya aho mfunguriwe nageze abana twabanye igihe gitoya, ariko numva yuko tugomba kugira nibura bamfasha kugira ngo turebe ko twabasha kugira ngo tububakire. aho kugira ngo aze rero yubaza icyagamije gusenya. muze bivugwa yuko mu by'ukuri nk'uko uri kugenda udusobanura utubwira ati aha hantu kubera iki hanganya agaciro na hariya hepfo harya ku Murindi. bivugwa yuko ngo amafaranga bagiye bagurisha ngo bagiye bayakwereka amwe ukayanga, bivugwa nuko yuko ngo andi mafaranga bayajyanye ngo kuri minijiste. buriya nyine nakubwiza ukuri, mfite n'inshuti zakagombye kugura naho hantu n'abana, ntabwo nari kubura umwana wakaguze. ariko niba kubwira ko nibura abana bati dore turagurishije, nari guhamagara niba no mu nshuti n'abana nkagurisha ariko nabo bahari. ukagurisha bahari? none se ubu wabaza rwose unabajije, hari umwana nibura bahamagaye mu bana mfite abana 5 bamubwira bati tugiye kugurisha mwaso, ese twakuriye mu bana yenda no kujya mu baturage, ko abaturage burya umuntu wenda ashobora no kuba atabasha kwagura. n'abana ntabwo bazi ayo makuru abenshi, hafi ya bose ntabwo bayazi. ariko bivuga ko ngo hari umwana wahaye procreation ngo yo kuba yatanga uburenganzira bw'ibi byose. uwo mwana njyewe nari namuhaye uburenganzira kugira ngo ankurikiranire umutungo, akurikirane amasambu n'imodoka 2. ahubwo agiye uwe bamwumvisha yuko kuko umuhesha w'inkiko yabajyanye ngo Nyamirambo niyo bagiye ngo kubonanirayo. ahubwo njye agaruka mbwira ngo bagabanije. yegereze mikoro. nkabaza nise mwagiye kugabanya njye byari binaniye. none rero ntabwo nashobora kwemera ko mwagabanya. baravuga ngo aho mfite ahantu mu Burunga ni ahantu twaguze njye n'umugore turi kumwe, tumaze kuhagura namwe rero abana ntabwo bakwiye, urabona nta hantu bagira, bagombye no kugira naho bahinga. ariko abantu ngo bahaguranye ahangaha nicaye, ngo barafata aho ngaho twaguze bahaguranisha ahangaha nicaye,
ubwo mbese bwo nge banyegetseho aho ngaho uwo mwana ari ahangaha nawe ahamana ahangaha iwabo mbese ubwo urumva ko mu mutungo w'iwabo ntawongiramo nta n'icyo mu by'ukuri nk'umuntu uri kubyumva njyewe kubera ko ndumva nyine bidasobanutse neza wahereje umwana procreation yo kugira ngo akurikirane arangije agaruka bamushyizemo imyumvire yo kugabana yakubwiye ko byagenze gute yambwiye ko bayinyamira mu niwo mugore akorera yarabahamagaye ajyana na musaza we n'undi mugabo bagezeyo bagarukanye bambwira ngo bagabanye ntabwo ko nano gutumye kuburana wamwe ngo ngiye mu bikurikirane naragutumye kujya kugabana ngewe ntabwo nari kubasha kwigabanira agaruka akubwira ati bagabanye ati twagabanye nkabaza nise mwagabanye heye ati hariya mu burunga ati twaguhariyeho wowe ati ahangaha twahaye umugore ese ubundi iyi sambu ni ukuvuga ngo aho mu burunga niho baguranye ahangaha ubwo ngewe bampaye ubwo mu burunga aho twaguze aho mwaguze aho twaguze ho baharekera ahangaha aho ngo kubera ko ni naho nahaye n'umwana bagiyeho naho bari bavuze ngo naho bazateza cyamunara hanyuma bivuga yuko iryo gurana bakoze wowe utigeze uryishimira ntabwo naryishimiye kubera yuko ngiye niba ari kugabana nanjye nari kujyayo nkigabanira bari no kuza kamuga ati ngwino tujye kugabana iryo gabana rikabaho kugeza uyu munsi rero nakubwira ko muri ibi bintu nibura nta n'ikintu nigeze nsinyira ngo mvuge ngo ndabyemera kuko ngiye ntabwo wagurisha ngo ugurishe mwanjye ntasinye icyo kintu ntanacyemera ngo bishoboke ni ukuvuga ko aho hantu mu burunga baguha wowe barakugeneye ubwo barahangeneye ngo niho hanjye nawe bamuha ahangaha ariko hari umuntu hari ijwi ndi kumva ku ruhande ngo wari warahahaye umwana sinamuhaye njye nabo ko twaguze njye n'umugore twemenya ko tugomba nyibwirira inyuma ya mikoro ya kamera twumve ukuntu bimeze ukuntu byagenze muzehe reka numve uyu muntu uko abiziho ni inshuti y'umuryango ni inshuti rwose yanjye nabo mbwira bimeze gute byo ko mbyumva uyu musaza hariya yari yarahaye umwana we bucura witwa Fabrice ari umugabane wiwe so uwo mugabane w'umwana niba uriya yari yaje akaba mama w'abana kuko abana batarigeze babaha imigabane yabo cyangwa iya mama wabo uwo mwana ntabwo umugabane we ntabwo bagombaga nanone kuwuzana mu mutungo wa se ibyo yari kuko bari baramaze kumuha nuko jewe mbyumva muze aho hantu ngo wari warahahaye umuhungu wawe ubu harahe rwose nari namwihire kugira ngo hari harimo n'inzu inzu ni nanjye nariyongereye ubwanjye hano nabo mwana ageze arakuze yagira aho yaba akashakira umugore kubera ko hariye wanjye urabona ko twari twegeranye nabe ntago umukazana nanjye twajya dusohokana n'umugore usanye ngo wasanga ari ikibazo yego uhaha umuhungu wawe umuhungu muto niwe mutoya niwe bucura wabyumvikanyeho n'umugore wawe kugira ngo muhamuhe umugore nawe arabizi murumvikana arabizi ariko aho bihindukiye mwahamuhaye burundu se cyangwa nukumutiza tumutiza batiza umwana ukamuha n'inzu ni ukuvuga ngo waramuhaye n'ibyangombwa aho agomba ibyangombwa twari turabimuha mwari mutaramukora mitasiyo n'uwo twaguze twari turakora mitasiyo uwo twaguze aho hantu nge n'umugore uretse ko nge nyuma aho agendeye yambwiye ngo bakoze imitasiyo ngo polisi ngo aramutese ngo umugabo namukoreye imitasiyo uwo muhungu wawe oya ngo ayikorere uwo nge n'umugore adukoreye imitasiyo y'aho hantu ni ukuvuga ngo byose byavuye babitegetse bibaye ngo bibaye n'icyangombwa baragisohoye reka da kandi nta mitasiyo nge nigeze nsinya hari n'ahandi ijurwe nk'ubijurweho yataye icyangombwa cyaho ariko kugira ngo twongere tukibone nge barampamagaye ati ngwino ku murenge usinye nuzi kuki bakora mitasiyo ntasinyeho byo birashoboka ubwo uwo muhungu wawe wari wahaye procreation niwe wasinyeho ntawe yasinyeho ntawe kandi baje kuhagurisha baje kuhagurisha aho ari ubu nawe nuko ntari mu Rwanda kukwereka icyo gipapuro ndagifite cy'ifoto bagiye bafotoramo ngo naho hagomba gutezwa cyamunara ubwo meze kuba cyaharagarutse nuko ubwo we yafasha
aho ngaho ngo abari nge bahashyiraho nguko uko bimeze erega njyewe urabona ko ndarenganywa ari ukuva aho ntuye aho data yari yarampaye nararenganye ari naho maboko yaduhaye naho ndaharenganira naho nari naguze naho ndaharenganira yego kubera ko ndakubwiza ukuri nta hantu twigeze n'abatunye no mu baturage n'uwo mugore yenda ngo bumve ibyacu ariko nageze aho mu rukiko yandegaga nsanga bandikamo ngo inzego zose ngo zirabizi ngo nizo zabibagejejeho bivugwa yuko nta buyobozi butazi iki kibazo ari mu isibo ari mu mugoroba w'ababyeyi ari mu mudugudu ari mu kagari ari mu murenge nta twigeze niba nge nawe twicara ngo bumve ibyanjye nawe andegeye ndavuga ati umugabo yankoreye ibi nahise mugere nanjye yankoreye ibi nta ntuye twicara ubwo rero kurenganywa ndenganywa n'amafaranga ava he mwanjye niyo ndenganya kubera ko iyo bagurishije mwanjye ese muze ibi bintu harya watubwiye ko bimaze igihe kingana iki mana yanjye umve kuva agiye ndumva ashobora kuhashize imyaka 2 ishobora kwira inarenga ese muze abana bawe si bakuru ni bakuru bose uwanyuma wabigishije se ntibajijutse umva nge nari imfunzi we wari ufunze nta mwana wize umwe uwo nakwita ngo yarize ni umukobwa umwe yize segonderi agize nawe arananirwa kubera iki ntabwo yarihirwaga ubu ku buryo nta bana bawe bari gukurikirana ibi bintu byagera ntabwo nyina kubwira ngo bari kugikurikirana buryo umuntu akurikirana ibintu afite naho abivanye yego hari umujyanama muyina ati ngwino tugende kurikirana ibi ngibi bo mwaricaye gutya mubona birabaye rwose twabonye bibaye gutya muzehe rero ukaba wifuza iki ngicyo nifuza nuko narenganurwa kandi n'abana banjye nabo bakarenganurwa kugira ngo nabo bagire agaciro k'umunyarwanda ko bivugwa yuko muze bivugwa yuko ngo amananiza ngo ari wowe uyazana ko wanze kwemera ubwumvikane nge nakubwiye ngo nanze kwemera ubwumvikane ntibahamagara n'abana ati muze twicaye twumvikane nose naze ko ubwumvikane bwanze gute mfite abana nakwe ko mfite abana 5 mu bana 5 umukuru uwo mugore akabe yasanze yararongoye afite n'abana koko mbwira ukuntu nanze kumvikana abana bahari nta n'abantu niba banamagara ati muzi uyu mugore waso naso tureko twabumvikanisha ahubwo nge nakuye yuko imodoka yagurishijwe n'umugabo umwe umuhisha w'inkiko niba yiguje imodoka nari mfite nayo nta mitasiyo yari afite kubera ko ibyangombwa byose nari mfite nakwereka n'inyandiko urumva nagiye kwarisha ku mudugudu n'ushinzwe umutekano yuko yansahuye ibintu byose yari yarabijyanye byose waje kubakurera mitasiyo se iyo modoka reka da ntabwo nzi uwo yibakoreye ubwo ukubera ko umugore tutarakora mitasiyo ashobora kuba ari wayikoze n'uwo mugore ntabwo mbizi biko kuko n'icyangombwa cyo niba wari ugifite uwo mugore arangije ngo agihe uwo mugore wanjye sinzi ukuntu yarakimuhaye erega nta mahano yangezeho wa muntu we burya ibi bintu ko numva birimo amayobera matagatifu ese ugira ngo ni matagatifu ni amayobera mabi matagatifu ikintu cy'igitagatifu ntabwo umugore n'umugabo bashakanye banakuze bagera igihe nta gihe kinini tumaranye ntabwo umugore yavuga ngo ngeweho nsubiye iwacu ashaje atabongeye kugurisha urumva ko ntabwo yari yaje gushaka umugabo ntiyari gushaka n'urugo ntabwo ko yari yaje gushaka umutungo none yari yaje gushaka ikisi ko numva bahagurishije amafaranga make yase ubu wazayabona uyu ni wa musaza Eliodori ukomeje kugenda avuga yuko ari kurenganywa n'umugore we afatanyije n'umuhesha w'inkiko akaba ubungu muri aka kanya ngira ngo ari gutoragura nk'amashashi muze ko wambaye agapira k'abana umva wabonye nuko ubushize nari mfite agashati kasaziyeho ubu aka gapira nta kantu ngenda ntoragura ngafura kwembura ikintu naba nambaye ubundi ubu nari nambaye ejo nagenya umwenda mu misa ejo bundi ku cyumweru wagutera agahinda ku buryo kubera ko nkunda gusenga ariko byanjyanye mu kiliziya so usabana ngo ati ahangaha ku myenda yanduye
yabonaga agashati nakabonye gutya ngwana no kugira ngo nkazane kuko ngiye mu kiliziya niyo nagenda nta kintu nambaye ntabwo yamaze kujya gusenga. Muze ihangane ibintu byose bizagenda neza. Kuri muramukoze rwose ni mumvuganira erega hari nta buvugizi hari nkigira hari mukavugana n'abana ubwo cyane mukabafasha nanjye mukamfasha. Hoya abantu bose barabireba kandi leta nayo irabibona. Bivuga yuko ikibazo cyawe nta hantu batakizi. Turagira ngo mu by'ukuri umuntu uri gukurikirana ibi bintu azadushireho umucyo uko ibintu byose byagiye bigenda. Mwabantu mwe rero nkuko mwagiye mubibona twagiye tubereka akantu ku kandi. Aha hantu hose mwabonye aka gace muri buze kubona tuza kubereka kaguzwe miliyoni ngo 20. Ahantu haguzwe miliyoni 20 rero urabona ko na ahantu hari inyuma y'umuhanda. Hasa nkaho hakirimo igiturage ukuntu ariko sino mu giturage kuko ni mu mujyi wa Kigali ni Gasabo ni hano hejuru yo ku Murindi ngira ngo niba ntibeshye. Ntabwo ibeshye amba ni Rudashya. Aha hantu bahita mu Rudashya tuhafate tuhagereranye na hara ku muhanda mwabonye hara twaberetse ubushize ni ku muhanda neza gutya kwisoko. Uyu musaza agabanywa n'isoko. Buriya butaka babuhaye agaciro ka miliyoni 21 ngira ngo niko bahaguze. Harya haragurishije naho ntago ngenze bahaguze niko bahaguze. None dufate hari ahantu tuhagereranye n'aha ngaha muri iki kibanza nicyo gitoya kandi urebye ni kure y'iterambere nk'iryo nabonye hari hepfo. Iki kibanza gifite 25 kuri 25 25 kuri 25 hepfo hariya ku Murindi nibura hafite 57 kuri 48. Hakaba haraguzwe amafaranga angana. Harimo n'amaze virana harimo n'isima hasi hose harakoze. Muze karame none ndashaka kukubaza ibi bintu byose ubundi bikorwa hari inzego zibanze zirabizi zitabimenya wagurisha ahantu h'umuntu ari aho uyobora ntubimenye ubu warabizi. Inzego zose zibanze zirabizi ko buri sinavuga ko n'umunenge utabizi ko niyo bivuye hasi bigenda bizamuka bikagera no hejuru. Urumva ko bakora ko n'amafaranga bagurishije ngo agiye muri ministeri ngo no bayabizi. Urumva rero izo inzego nyinshi zirabizi ibingibi. Ahubwo ubucyo nasaba ngewe ndatabaza President wa Republika kugira ngo nukuri nawe ibi bintu bimugereho nibura babisubiza hasi ariko nkagira agaciro. Ese ugereranyije ubutaka bwawe bwose numva hari bari kuteza cyamunara bufite nk'agaciro kangana iki kubera ko ni harimo ibyangombwa birenga 40 nibura byagara hejuru ya miliyoni nibura 600 na 400. Byose ibiri mu Mutara ibiri Kigali ibiri Kigali mu Mutara n'Ubugesera bireyo. Ibyo byose ni cyamunara kandi Bugeseraho na ahantu naguze ataranahagera. Ese muze ko watubwiye yuko nta hantu ako singira ngo izi nzego zibanze sizo zitanga mitasiyo sibo batanga nibyo cyangwa ndibeshye? Ntago nzi abazitanguriza uyu munsi. Hoya yo mwagiye se mu murenge mwagiye gutanga mitasiyo singira ngo sibikorerwa ku mirenge. Ubundi bikorera ku murenge kuwa mitasiyo. None aba bantu bose baguze bafite mitasiyo? Nge ntabwo ndabimenya kuri uyu munsi. Nose yuko ntayibakoreye. Ubwo niba barayibakoreye bari kure n'izo nzingo. Yego. Nge nkwe ngo barayifite. Naba nkubishya. Nose nkara kubona ku Murindi. Buriya cyangwa cyanjye cyari kiri muri leta. Ntiwatubwiye ko hahandi wahaye wa mwana se ibyangombwa byasohotse? Ibyangombwa byarasohotse ariko biracyanditseho na wa muntu twaguze bashyiraho nanjye n'umugore kandi ntarasinye. Cyampaye nka data. Ibintu n'amayobera matagatifu. Bintu biteye isoni ntabwo ari amayobera. Amayobera nakuye ko amayobera matagatifu. Ntabwo ari cyo. Amayobera ahubwo ya shitani. Yego. Muzehe rero komeza ugire kwihangana. Nukuri niba wararenganye koko bizagaragara kandi uzarenganurwa. Nukuri murakoze mujye mumvuganirega mwiyo mujye munanye. Oya twebwe icyo tuba twaje nukugira ngo twe tugere kuri tere twereka abantu. Nukuri murakoze n'abayobozi bose.
urumva njye rero ntekereza yuko niba urenganywa nk'uko ubitubwira nk'uko uri kugenda ubigaragaza uzarenganurwa. ni ukuri Imana ikora ikomeye. Nzi neza ko shitani nta gaciro igira. Yego. Kuko iki gihugu cyatuwe Kristo nyir'impuhwe. Kuko niba ari icya Kristo nyir'impuhwe nimwe zansesekara nanjye zingero bikomeye. Komeza ugire kwihangana muze rero naho ubutaha. Ni ukuri murakoze. Hari ahantu haba haratejwe cyamunara bahakagurishwa neza burundu utagifitiyeho uburenganzira. Hefa aho ntuye ku Murindi. Aho ngaho ncumbitse ntago ntuye ko mbahanze. Muri cya kiraro. Hariya ku Murindi aho mba munga. Ngo hagurishwe birarangira. Kandi ikibabaje sinibaza ukuntu umuyobozi w'umudugudu n'uwisibo batazi ibyo bintu. N'uwakagari n'uwo mu murenge. Ibyo bintu bakaba batabizi. Kandi nkirukanwa babona nirukanwa. Ubwo numva ko bagize nabo barabashobora kuba babizi. Ubwo nkaba nsaba kugira ngo President wa Repubulika wose amfashe umubyeyi arebe ko ndimo kurenganya kandi ndenganywa n'abantu bakomeje kumpagararira. Bagumye kugira ngo nangira agaciro. Ahandi ni hehe? Ahandi hano aho ureba. Ubwo se ubu umuyobozi bumwe? Ntabwo ari bumwe. Hariya ni muri cya Ruzingi. Hano ni muri Rudashya. Ubwo umuyobozi guhera ku muyobozi w'umudugudu wo mu Rudashya ugakurikizaho wa cya Ruzingi. Bangwe ko no mu Mutara barimo kugurisha. Ibipapuro byo barabinyohereje narabikweretse. Aho hose nta burenganzira uhafite. Aho hose nta burenganzira nta nubwo nigeze mbisinya ntabwo nigeze mbyemera. Nkaba nsaba kugira ngo ndenganurwe President wa Repubulika ababaze nuko buriya ngewe hari icyo nenga. Polisi ya hano muri Kigali ndayinenga kubona iza simpare ntibananteguje ntibambwe ngo tuzakora iki. Bakaza bakinjira mu mutungo wanjye bagasahura bakajugunya hanze. Imvura yaraguye wowe ukuntu ari nambaye. N'ubu ngubu urabona uko nambaye. Sinaguye kwambara guhenda umuntu w'umusaza. Baza kugusora baraguteguje. Ntawe ugize ambwira na rimwe ko nge nigeze no kujya kuri polisi hariya i Remera. Ngezeyo umupolisi arambwira ngo iwawe ngo dufite uburenganzira bwo kuza kugusora ngo ukavamo. Ntawe nose muzansohora mu njyane heye. Hariya urabona ko ibyango byose barimo kugenda bagurisha. Munsohora ubwo nzabaye. Nane namubwiye ni ngewe bishobotse. Wewe wagiyeyo cyangwa wagiye kubona ubona baraje? Nagiyeyo nge mbere nagiye kuri polisi. Wagiyeyo wumvishije yuko bazaza kugusenyera? We yarampamagaye nomero zo ndazifite. Akubwira ngo iki? Arambwira ngo mu Rudashya ngo turagusaba. Ngo ko ngo haterero cya munara. Ngo kandi ngo habamo ingurube zawe. Ndamubwira ko polisi mu Rudashya mwansaba ngo habamo ingurube zanjye. Sinigeze menya ko uwo mu Rudashya hagurishijwe. Niba mwansabaga nibura mukamwa buti izo ngurube zawe zivana muzishyiranga. Ariko ku Murindi nta n'ikintu na kimwe. Uretse bambwiye ngo dufite ngo n'ikindi gipapuro ngo kivuga ko ku Murindi naho ngo sobishakira so kuvanamo. Muri make ubwo wasohowe utigeze uteguza. Nta nubwo mbizi rwose. Kuko iyo mbimenya nayo nibamba naramyaho. Nabwo ko nagiye ku kagari. Executive w'akagari ava mu kagari ngiye ngo ansinyire ku ipapuro arambwira ngo araje. Bigezaho aramamagara ngo mbiha Imana nti nguriye ntindi ku kagari. Warabitubwiye mu kiganiro cyashize. None muzehe kuki byarinzeho bigera ahangaha muri uku kwezi ibintu byatangiye ngira ngo n'umwaka ushize birenda bigera muri uku kwezi wowe wari uri hehe? Ngira ngo ko buriya ujye ubona umuntu kandi inama muragirwa n'abantu. Ngira ngo ko twagiye kuburana wabonye yuko ngewe irangiza rubanza rivuga ngo kugabana imitungo yose twashakanye. Nge rero ngucyo nari ntegereje nukugabana imitungo. Ntabwo nzi yuko bazakagurisha tutagabana. Navuga bazafata metero 10 nangi 10 tugabane buri muntu agira aho ndahi. Ngiki kintu cyabiteye gutya. Muzehe rero komeza ugire kwihangana. Reka dusoze ikiganiro cyacu cy'uyu munsi mwakoze cyane kubana natwe. Inkuru no musaza ndabona arama episode naho utaha.